Ndabasuhuje kandi mbaha ikaze kuri Ndabaga TV, uru ni urubuga rw'ibitekerezo, haba ibitekerezo byanjye cyangwa iby'abandi bantu. Uyu munsi rero turi itariki 24 Mutarama mwaka wa 2021, tukaba turi ku cyumweru, nkaba mbifurije kugira icyumweru cyiza. Mbere yo gutangira reka mbisabire ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kuzogera, kuri like, share, kandi ugatanga n'igitekerezo cyanyu. ubundi mushobora kunyandikira kuri adresse email byageze kwa ndabaga@gmail.com. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku gitabo kizasohoka mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka, cyanditswe na Michaela Longwis, Do Not Disturb. Umuntu agenekereje mu Kinyarwanda yavuga ko ari wihungabanya. Umutwe wa kabiri w'icyo gitabo ni The Story of a Political Murder and African Regime Gone Bad. Umuntu yavuga ko ari amateka y'ubwicanyi bushingiye kuri politike, ubwo akaba ari urupfu rwa Patrick Karegeya n'ingoma nyafurika yabaye mbi. Muri make ni igitabo kivuga ukuri kuri FPR, ariko kikanatunga urutoki bamatse ibihugu bimitse ingoma motozi ya Paul Kagame. Mbere yo gutangira, Michaela Long ni umwanditsi kandi akaba n'umunyamakuru ukomeye, akaba yanditse ibitabo byinshi. Ahangaha twavuga nka I Didn't Do It For You, How the World Betrayed a Small African Nation, ni gute isi yatenguye agahugu gatoya. Ahangaha yavugaga kuri Eritrea. Mushobora kubona amavideo kuri internet aho avuga ku bihugu bya Afrika, Eritrea cyangwa Kenya, ariko mu by'ukuri ni umuntu uzwi cyane cyane nk'umuntu uharanira ukuri. Ku rubuga rwe rwa internet michaelalong.com umuntu asangaho incamake ku gitabo cye kizasohoka ku Rwanda n'icyo aba kigenzuye bakivugaho. Akaba ari byo tugiye kureba mu rwego rwo kwitegura iki gitabo kizasohoka ejo bundi, cyangwa mu kugabanya amatsiko ku bantu bari ba nyiramatsiko nkanjye ahangaha. Dutangiriye ku ncamake, wihungabanya ni amateka akomeye yerekana indi mvugo cyangwa imyandikire, ari ukuvuga narrative nshyashya itandukanye na narrative y'ubutegetsi bw'i Kigali, y'ibihe bishya cyangwa bigezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Ahangaha ibihe bishya ni moderne, kuba batabizi, ari igihe ba Museveni, Kagame, Kabila n'abandi bakijyaho, Amerika yabonaga nk'abayobozi moderne, abayobozi bashya bari kuzanira ihirwe akarere k'ibiyaga bigari, bikaba byarangiye bimeze uko tubizi kuri uyu munsi. Rero ako gace k'ibiyaga bigari ni akarere kabayemo itsembabwoko rifite uburemere bukomeye mu kinyejana cya 20. Iyi myandikire cyangwa imvugo nshya ikoranye ubutwari kandi ikaba ishingiye cyane ku buhamya butaziguye bw'ababigizemo uruhare rukomeye, bugahabanya n'imvugo izwi cyangwa isanzwe ariyo nitaga narrative y'i Kigali. Mu nyandiko isanzwe havuga ko itsinda ry'abasore b'inyeshyamba idealiste. Umuntu idealiste ni umuntu buri gihe urota ibintu byiza cyangwa wifuza ibintu byiza byaba bitanashoboka. Rero iryo tsinda ryahagaritse ubutegetsi bwakoze jenoside mu mujyi wa Kigali, batangiza igihe cy'amahoro arambye n'igihe kitarangwamo n'akaduruvayo, bituma u Rwanda ruterwa inkunga n'abametsi ibihugu ndetse runagereranywa n'Ubusuwisi na Singapore. Inyandiko cyangwa imvugo nshya irasuzuma ibibazo bishya biterwa n'ibimaze igihe gito biba. Kuki abahoze ari inyeshyamba benshi badashyira umwete mu gusobanukirwa neza uwarashe misile yahitanye abaperezida b'u Rwanda n'u Burundi? Kuki ubwishanyi ndengakamere bwibasiye imbaga butarangiye mu gihe inyeshyamba zari zafashe ubutegetsi? Kuki izo nyeshyamba zigeze ku ntsinzi zikarokora abantu zatangiye guhangana hagati yazo? Michaela Long yakoresheje amateka ya Patrick Karegeya wahoze ari umuyobozi w'ubutasi bw'u Rwanda, akaba n'umushyusharugamba, akoresheje imvugo nziza w'igitugu cya kijyambere ihabanye n'ishusho y'iterabwoba ya Paul Kagame, perezida wageze aho kwigotora wahoze ari inshuti ye akamwica. Iyo rero yari incamake. Tugiye guhita tureba icyo abantu basomye iki gitabo mu rwego rwo kukigenzura, icyo bavuzeho. Ibyo nabyo akaba ari ibitekerezo umuntu asanga ku rubuga rwa Michaela Long.
uwa mbere ni Desmond Tutu wo muri Afurika y'Epfo, akaba yaregukanye igihembo cy'amahoro. Yagize ati isi yose yakomeje gushaka kwemera igitangaza cyiswe u Rwanda, igihugu cyubatswe nyuma yo gusenywa bikomeye n'intambara umunyarwanda yarwanaga n'undi munyarwanda n'itsembabwoko. Nyamara isi yaje kwirengagiza amajwi make yatabazaga ko mu Rwanda abatavuga rumwe n'ubutegetsi bicwa, bagakorerwa yicwa rubozo, abandi bakaburirwa irengero. Yakomeje agira ati twese dufite isoni z'ingaruka n'ikiguzi uko kwirengagiza kwacu no kwifuza ko inzozi zacu zihinduka ukuri byateye. Muri iki gitabo cy'ingirakamaro cyane kandi gitera kwibaza, Michael Arong arashyira hanze ibintu byose byirengagijwe, ihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu ryirengagijwe, ndetse n'ubugizi bwa nabi bwose bwemewe cyangwa bugashakirwa ibisobanuro, les excuses, urwitwazo, kugeza igihe andi mahano yakorewe mu Rwanda. Madamu Rongo nagashaka ko duhinduka abafo pessimiste, ni ukuvuga abantu badafite icyizere, ahubwo atubwira ko ubwisanzure buharanirwa buri gihe, ariko kandi ko tugomba, mu magambo ya Amilcar Cabral, kutabeshya cyangwa twishimire ingirwa ntsinzi, icyo umuntu yakita les victoires faciles. Reka tujye ku muntu wa kabiri, akaba ari John Le Carré, akaba ari umwanditsi w'igitabo yise Thinker, Tailor, Soldier, Spy, nukumva ari ibitabo biteye amatsiko byose kubisoma. We yagize ati ni igitero simusiga ku ngoma motozi ya Paul Kagame, n'indirimbo nziza y'urukundo rw'inzozi zazimye mu karere k'ibiyaga bigari. Michael Arong yongeye kwerekana ko ari umushakashatsi w'intwari kandi w'umwuga cyane kuri iyi ngingo, azi neza. Ni igitabo umuntu atwarwa kandi akanyurwa cyane. Nanone mfite amatsiko yo kuzasoma iki gitabo. Uwa gatatu rero yanditse igitabo cyitwa King Leopold's Ghost, akaba ari Adam Hochschild. We yasobanuye iki gitabo agira ati tekereza umunyamakuru wo mu myaka y'1930 wari kugira ubutwari bwo gukora iperereza ku bwicanyi budasobanutse bw'abatavuga rumwe na Stalin bari bahungiye mu mahanga, no gutangariza isi iyo nkuru, aho benshi cyane bari bashimishijwe n'ubuyobozi bw'abasovietike. Michael Arong yatangiye akazi gasa nk'ako uyu munsi, gukoresha ubwicanyi, aho ngaho none baravuga urupfu rwa Karegeya, kugira ngo ashyire ahagaragara umugabo uyu munsi ukunzwe, uzwi nk'umunyagitugu utagira ubugome. Ubuhanga bwe nk'umwanditsi n'ubumenyi bwe bw'inzobere muri Afurika bituma iyi nkuru iryoha. Turacyakomeza tugaruka ku gitabo cya Michael Arong cyitwa Do Not Disturb, kivuga ku bwicanyi bwa FPR inkotanyi kuri systeme yayo, kikanatunga urutoki bamatsi ibihugu bimitse iyo ngoma, gihereye ku rupfu rwa Patrick Karegeya wapfuye yishwe akicwa na FPR inkotanyi. Ubu rero tugeze ku gitekerezo cy'uwundi mwanditsi witwa René Le Marchand, akaba yanditse igitabo yise Rwanda n'u Burundi. Rero we yagize ati umwanditsi yavanyeho urujijo ku gihugu cyuzuyemo dystopie. Reka dufate umwanya wo gusobanukirwa iryo jambo dystopie cyo rishatse kuvuga, njye kwita cyane ntago nari ndizi. Ubundi ni inyandiko ivuga ibintu bitabayeho, ivuga igihugu aho abayobozi babakoresha iterabwoba ntacyo babugamira kubera kwitiranya n'inzego. Iryo terabwoba rigakorerwa abaturage baba batagishoboye kwitekerereza ngo bigobotore. Urugero umuntu yatangana igitabo 1984, umuntu yashikariza abataragisoma kuba bagisoma, kuko ni igitabo usanga nubwo ari ibintu bitabayeho imaginaire, ariko wagira ngo wacyanditse yarazi neza uko FPR izaza igakora mu Rwanda. Ikindi gisobanuro batanga ni ubundi ni igihugu aho inzozi nziza ziba zitagishobotse, hakabamo inzozi mbi gusa. Ndakeka ari ibyo umusaza Barafinda yakomeje kwita akarengane k'ibihekane n'agahinda k'ibihekane. Tugarutse uko bivuze, icyo gihugu cyuzuyemo dystopie mu gihe abandi bantu benshi bahisemo kurebera ntibagihungabanye. Turabutsa ko igitabo cyitwa Wihungabanya, binyuze mu biganiro byinshi yagiranye n'ababigizemo uruhare, harimo n'umuntu w'ingenzi nka Patrick Karegeya. Umwanditsi ashushanya ishusho iteye ubwoba y'u Rwanda nk'igihugu cy'igipolisi gifite ibimenyetso byose birenga ibihe bya Staline, aho abatavuga rumwe na leta batabura kuko bakoze
ibyaha, ahubwo kubura kwabo kukaba ikimenyetso nakuka cy'uko ari abanyabyaha. Ni inyandiko nziza ifite imvugo nshya, igitabo cyerekana amateka mashya mu buvanganzo bw'u Rwanda, mu nyandiko ishimishe kandi umuntu aba yumva yakomeza gusoma. Nashishikariza buri wese kugisoma. Tugeze ku mwanditsi w'igitabo nanone witwa Miles Tendi, akaba yanditse igitabo cyitwa The Army and Politics in Zimbabwe, Mujuru, The Liberation Fighter and Kingmaker. We yagize ati, Michael Long ajyana abasomyi be mu rugendo rushimishije rwa politiki, aho abavandimwe b'intwaro bo mu Rwanda Paul Kagame na Patrick Karegeya batangiye guhigana bamaze kugera ku butegetsi. Iyi nkuru ni imwe mu mateka y'impfu za politike, Stalin na Trotsky, Sankara na Compaoré, Robespierre na Danton, Mugabe na Mujuru. Ariko icy'ingenzi ni uko itwereka ibibazo bikomeye by'imiterere biterwa no gushyira mu nyubako ya demokarasi n'amahoro abayobozi bakuru mu gisirikare baba bagize uruhare mu ntambara. Tugeze kuri Philippe Lengens, akaba ari umunyamateka, akaba yanditse igitabo cyitwa Political Governance in Post-Genocide Rwanda. We yagize ati, ubushishozi budasanzwe ku mpande nyinshi kugeza ubu ngubu zitamenyekanye cyane ku butegetsi bw'ubugizi bwa nabi bukabije, bishingiye ku buhamya no ku biganiro byinshi byakozwe n'ababigizemo uruhare rukomeye, abahohotewe n'abatangabuhamya. Iki gitabo ni ikirego cy'abagize uruhare mu kwemeza ko Paul Kagame adahanwa mu kinyejana gishize. Tugeze kuri Jason Stearns, wanditse igitabo cya Dancing in the Glory of Monsters, The Collapse of Congo and the Great War of Africa. Rero we yakivuzeho gutya, amateka yo muri systeme imwe imbere, ukureba kudahumye k'urugomo n'amayeri mu mutima wa FPR Inkotanyi. Iki gitabo akigeranya nko kugendera ku busitani bunyerera, akavuga ko Long yatambutse neza kandi n'ubuhanga, anyomoza imigani n'amakuru ayobya, akandika ukuri ku bagabo baje gutegeka u Rwanda. Tugahita dukomereza kuri Noel Twagiramungu, akaba ari umuyobozi wa Leadership and Governance Policy Lab Africa Center for Strategic Progress. Akaba we yaravuze ngo, mu nyandiko ikize ishimangiwe n'ibimenyetso kandi na za anecdote nyinshi, Michael Long yashyize ahagaragara paradox hagati y'ubutegetsi bwa Kagame bwica n'abategetsi babushyigikiye bakabutera inkunga. Iki gitabo cyerekana iyindi Never Again izavugwa na benshi, nk'abanekereza ko iyo Never Again bizaba ukwamagana ugushyigikira ingoma motozi. Ngarutse ku byo yavuze ku gitabo, yagize ati, yibanje ku ikubitiro kuntu byari bishimishije bya Patrick Karegeya, nuko byarangiye biteye agahinda, nk'umuntu wari ukuriye ubutasi bikarangira anizwe muri hoteli ya Afurika y'Epfo n'itsinda ry'abasirikare bameze nka Mossad, kandi ari wafashije gushyiraho iyo nkorane. Wihungabanya ni inkuru ishishoza ireba buri kantu, ishishikaje, inyomoza ibikorwa by'iterabwoba by'ubuyobozi bwakozwe mu Rwanda no mu karere kose k'ibiyaga bigari hakoresheje intwaro nke zo kurimbura imbaga. Izo ntwaro ni umugozi, isuka umuntu wenda yakita agafuni, imbunda na misile. Kimwe nka Saturne akaba ari ingirwamana yo muri mitoloji ya Roma. Ubwo buyobozi noneho burimo kurya abana babwo. Igitabo cy'iperereza cyuzuyemo ubuhanga kigomba gusomwa cyane. Umuntu wa nyuma rero ni uwitwa Philip Sands, wanditse igitabo yise The Ratland, Love, Lies and the Justice on the Trial of a Nazi Fugitive. We yabivuze mu magambo makeya, aho yagize ati, umurimo utangaje, udasanzwe kandi ukomeye wakoranywe n'ubutwari n'ubwitange buhebuje, nta gushidikanya iki gitabo kizatera imiraba. Ikintu cyambere umuntu yavanamo nuko ukuri kuratinda ariko niguhera. Mu myaka 26 ishize amahanga yahisemo gufunga amaso, ariko biragaragara yuko abantu bagenda baba benshi bashaka kuvuga ukuri. Ubwo twebwe nk'abanyarwanda dusanze tuzi, ariko abantu bakaba barishinze bamatse ibihugu, bakumva ko bashobora guhemukira abanyarwanda bakajya kwitabaza bamatse ibihugu. Ibi birerekana yuko uko bamatse ibihugu bagushyizeho nako bazakuvanaho, kandi igihe wahemukiye abanyarwanda uzabura n'umuntu uzagushyigikira. Ibyo nibyo bigiye kuba kuri FPR abayikorera. Nkaba nabwira abantu barimo gutangira kwitandukanya nayo hakiri kare.
icya kabiri ngewe nabanye gishimishije ni never again ivuga ati nakongera gushyigikira ubutegetsi buyobojwe igitugu cyangwa ubutegetsi butubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ibi ngibi birareba bamatse ibihugu ariko natwe nk'abanyarwanda biratureba mu gihe twabonye ko bamwe mu bantu babwira abanyarwanda ko bashaka impinduka bashobora kugenda bagatangaza congratulation ku muntu uri ku buyobozi kuva mu mwaka w'1986 ngo yatsinze amatora, kandi hari raporo zimwe zirasohoka yuko muri ayo matora kugira ngo atsinde byabaye ngombwa yuko afunga abantu, abandi bantu bakicwa. Nk'abantu baharanira impinduka hari igihe tukaba twibeshya ko duharanira twese impinduka imwe, ariko nkaba nashishikariza urubyiruko guhaguruka duharanira impinduka ya systeme imurane kurusha uko twaharanira ko abantu bavaho. Ni ngombwa ko abantu bavaho, ariko na systeme uko abanyarwanda tuyobowe nabyo bigomba guhinduka. Icya gatatu navanyemo ni uko umuntu adashobora gufata igihugu cyabayemo intambara ngo umuntu afate abasirikare bakuru bagize uruhare muri iyo ntambara ngo abashyire ku butegetsi bubake amahoro na demokarasi. Nibyo Miles Tendi wo muri Zimbabwe bikaba binashimisha ko umunyafrika wabivuze, akaba yagereranyije ibiri mu gitabo n'ibindi bintu byinshi cyane higanjemo Afrika, ko ibyo bintu ari imbogamizi yo kubaka amahoro na demokarasi. Icyanyuma navanyemo ni byerekana ko abanyarwanda bageze aho babaye abantu baboneka nk'abantu badashoboye kwitekerereza. Sinzi ko ari byo, ariko wa mugani umuntu arebye akarengane kabakorerwa, akarengane gakorerwa mu Rwanda, abanyarwanda bagaceceka, wagira ni ikintu kidasobanutse kandi kibabaje. Umuntu wenda akaba ari nabyo yakifuza yuko impinduka niba abazafata ubutegetsi bazongera bagasubiza agaciro abaturage nk'uko aba benshi dukomeje kubivuga, kugira ngo abaturage bagire ijambo. Uyu wari umusozo w'ikiganiro cyacu kuri Ndabaga TV. Nkaba nshimira mwese mwarangije gukora subscribe, bwira n'abandi kuba mwakora subscribe, mugakora like, mugasangiza n'abandi iki kiganiro niba mwagikunze. Nkuko bisanzwe murabizi ko mushobora kunyandikira kuri adresse email byageze kwa ndabaga@gmail.com. Nkaba ndangije mbifuza kugira icyumweru cyiza, mugira amahoro. Rwanda rwiza.